Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. None reka mbahereza umugani wakunzwe n'abantu benshi. Uyu mugani witwa imbwa n'ifi y'amata. Kera habayeho imbwa yari igiye mu isoko, yabonye umukene ukura amata mu gikombe. Imbwa irayamwambura, irirukanga iyajyanye mu kanwa. Igeze ku mugezi yegera ku mazi ngo inywe, ariko ireba hasi ibona ishusho yayo mu mazi isa n'indi mbwa. Irangije imbwa iratekereza iti, yo dore hari indi mbwa ifite amata menshi kurusha ayanjye, reka nyivumbure mbimenye. Imbwa ikanguka irashinyiriza, irangurura ishaka kurya iyo mbwa yo mu mazi. Mu kanya nk'ako guhumbya, amata yari ari mu kanwa kayo agwa mu ruzi, ishusho irabura isigarana ubusa. Impamvu rero uyu mugani wakunzwe cyane. Uyu mugani uratwigisha iki? Uyu mugani wigisha ko irari ryo gushaka ibindi byibagiza ibyo ufite cyangwa ibyiza ufite. Uyu mugani ugaragaza ko gushaka ibyo utari ufite ushobora gutuma utakaza n'ibyo wari ufite. Uyu mugani nanone wigisha ko gukunda no gushimira bike ufite ari byiza cyane. Somo nanone rero, wifuza byinshi bidasanzwe ushobora gutakaza bike yari afite. Gushimira duke niwe uhabwa byinshi. None ndabakunda cyane cyane. Waramaze gukanda subscribe, Imana iguhe umugisha. Waramaze gukanda subscribe kandi niba utarayikora yikore, uyu ni wo mwanya. Ndabakunda cyane cyane. Ciao.